hashize imyaka 60 nshatse, nabayeho ndi umugore mwiza pe, ariko sinigeze numva nishimye. Kubera iki? Sinigeze numva nkunze umugabo wanjye Pastor. Maze habura iminsi 2 ngo ubukwe butahe, mpura n'umusore twari kuzabana. Sinigeze mukunda na gato, sinigeze nishima na rimwe. Ese birashoboka ko twabaho ubuzima bwishimye kandi tubana n'umuntu tudakunda? Uyu munsi ngufitiye inkuru ivuga ngo kuzimirira mu itorero. Nuko yinjira mu cyumba cyanjye adakobanze, ahita yicara ku ntebe yari yegereye iyanjye. Urebye ukuntu yabiraga ibyuya adatuje, agaragara ko yabuze amahoro. Nuko aravuga ati, Pastor, narazimiye. Yabivugaga babaye cyane, amagambo 3 gusa, nta kindi cyera kirabura cyasobanuraga agahinda k'umutima wuzuye intimba. Uyu mugabo ukiri muto nari muzi neza cyane. Twari twarakoranye igihe kirekire dutegura gahunda z'itorero zihuriza hamwe urubyiruko. Ariko ubu noneho n'amaso yari yuzuyemo amarira, yakomezaga kumbwira ngo nyizera Pastor, n'ukuri narazimiye. Mu ijwi ryuzuye agahinda yambwiye amateka ye. Kuva nkivuka nari umudivantiste munsi wa 7. Abanzi bose batekereza ko ndi umukristo mwiza. Ababyeyi banjye banzi nk'umuhungu mwiza wakataraboneka. Abakristo dusengana bamfata nk'umukristo wiyeguriye Kristo umaramaje. Yewe banantoreye kuba umuyobozi w'abasore. Ibihe byinshi numva ababyeyi benshi babwira abana babo ngo iyaba mwari mumeze nka kanaka. Abenshi bamfata nk'icyitegererezo cy'umukristo nyawe, ariko n'ukuri ibyo si ukuri. Mbuza amahoro pe, nakoze ikintu kibi pe, kandi si ubwa mbere. Umutima wanjye wuzuye agahinda n'umubabaro mwinshi cyane. Mbuza amahoro ku buryo numva nifuza kwipfira. Ntabwo ndi uko abantu bantekereza. Mu gihe nageragezaga kugira icyo mubwira, yahise avuga yihuse ati, sinshaka kubaho buno buzima, nshaka kuba umukristo nyakuri, ariko ikibabaje simbishobora. Nabigerageje inshuro nyinshi, ariko n'ukuri byaranze. Numvise umutima wanjye ubabaye, nuko arambwira ati, Pastor, nawe biragutunguye sibyo se? Birantungura, nendaga kurira, ariko nagerageje guhisha umubabaro n'agahinda nari mfite, kuko nari nzi ko ari we wenyine muri ibyo bihe bitari bimworoheye. Muri ako kanya nahise mbona abantu 3 bo mu itorero ryanjye muri iyo ntebe, kandi wasanga nawe urimo. Pastor, narazimiye. Kuzimira? Yego, kuzimirira mu itorero. Ese koko birashoboka ko umuntu yazimirira mu itorero? Birababaje, ariko n'ukuri birashoboka. Atari uyu musore, ahubwo hari n'abandi benshi baba bakorera ibiteye isoni nyamara nta n'umwe ubabona. Ariko nanone harimo n'irindi tsinda ry'abantu babaho ari ba nta makemwa mu mico no mu myifatire, bubahiriza gahunda zose z'itorero, nta na rimwe basize inyuma, ariko n'ukuri ari inzimizi zazimiriye mu itorero. Mbese ibyo ni biki? Iki gitekerezo kinyibukije inkuru yo muri Bibiliya ivuga iby'umutware w'umutunzi cyangwa umusore w'umutunzi wo muri Mariko gice cya 10. Uyu musore muto nk'abo mu itorero ryacu uyu munsi ribamo abayobozi bashishikajwe n'amategeko n'amabwiriza. Ibi birababaje. Hirya no hino baravuga ngo birabujijwe, iki ni icyaha, kiriya ni icyaha. Uriya mutware yakuze azi Imana nabi. Yayibonaga nk'iyicaye ku ntebe yayo imurebana ijisho n'isura irakaye n'ubukana bwinshi, ifite inkoni mu ntoki yiteguye guhana abica amategeko. Yari ayizi nk'inyagitugu. Kuva mu buto bwe, ababyeyi be ndetse n'abayobozi b'idini bahoraga babasaba kwiriza ubusa amategeko yose, bagasabwa kuyakurikiza badakebakeba. Bahoraga bashishikajwe n'imihango y'idini. Mbahaye urugero, niba umukobwa yambaye imyenda itemewe, bahitaga bamujyana mu kanama gashinzwe kugorora no gukebura ka disipurine. Yashoboraga guhita abireka kubera ukuntu akunda idini ye. Yashoboraga kureka buri kintu cyose bamusabye, maze buri wese akabyishimira atitaye ku byiyumviro by'umutima we. Icyangombwa kwari ukubahiriza amategeko
no kuba umukristo mwiza mu itorero. Icyo nicyo cyari cyarabaye kuri wa mutware w'umutunzi. Yari yarubahirije amategeko n'amabwiriza yose y'itorero kuva mu buto bwe. Ku bari bamuzi yari umusore w'imico myiza, witanga, utizigamye mu rusengero, kandi akaba icyitegererezo ku bandi. Ariko disi muri we hari ikitagenda neza. Yahoraga atishimye, akumva muri we ari inzimizi. Nubwo ubuzima bwe bwose yari yarabubayeho yubahiriza amategeko, ntabwo byamuheshaga amahoro. Umunsi umwe yumvishe ko Yesu ari kuza mu mujyi we. Abayobozi bahoraga bashishikajwe no kubahiriza gahunda z'itorero nibo babaye aba mbere mu gusuhuza Yesu. Nuko batangira kumubaza ibibazo byinshi. Ese gusenga umugore ni icyaha? Ese ni icyaha gusenga wicaye? Ese ni icyaha kuboha inweri cyangwa gusuka kw'igitsina gore? Ese ni icyaha kugira akabari hafi y'urusengero? Ese ni icyaha kujya mu mazi cyangwa mu kabyiniro kwidagadura? Umwami Yesu nta gihe yari afite cyo kujya impaka nabo, ahubwo yiyakiriye itsinda ry'abana bato abyitayeho, maze atangira gusoma amasura yabo azira inenge. Nuko wa mutware w'umutunzi bimukora ahantu ntiyari yarigeze yiyumvisha ko Yesu yakwakira abana bene ako kageni. Ibyo si byo yari yarabwiwe ku mwana w'Imana. Bwa mbere mu buzima bwe yiyumvisemo ko akwiriye kugira umuntu afungurira umutima we maze akamubwira ibimuzika. Ubwo Yesu yari agiye kuhava, wa mutware w'umutunzi yaramukurikiye, maze amugeze iruhande arapfukama. Nuko aramubwira ati, mwigisha mwiza, nakora iki ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Ni ukuri ndahangayitse, nazimiriye mu itorero, sinigeze ngira ubugingo buhoraho. Ese ntiyari umwizera mwiza? Ese ntiyubahirizaga amategeko yose? Ariko kubahiriza amategeko yose ntibiba bivuze ko wakijijwe. Kubaho imibereho igaragarira bose ko ari myiza, gutanga icya cumi n'amaturo, gukora inshingano zose ushinzwe neza n'ibindi, ntabwo ari icyete cyakugeza mu ijuru. Muri make, ibyo si byo bitanga icyizere cy'agakiza. Birashoboka ko waba hubahiriza amategeko yose, uri umukristo ushimwa, kandi nyamara uri inzimizi. Ibyo ni ukuri, warazimiriye mu itorero. Yesu yagerageje kumvisha uriya mutware w'umutunzi icyo atari yarigeze yiga. Uwo mutware yari azi amagambo yose n'amategeko yose, maze Yesu aramubwira ati, wubahiriza amategeko yose. Nuko aramusubiza ati, narayubahirije yose kuva mu buto bwanjye. Nyamara yagumyaga kumva ikidodo mu mutima we, bikamutera kubaho afite ubuzima bubuze amahoro. Yesu aramureba maze aramukunda. Ese wari ubizi? Nawe Yesu aragukunda. Waba uri umukene cyangwa uri umukire, umuzungu cyangwa umwirabura, n'ibindi, Yesu aragukunda, kandi ahora aguhengekeye umusaya ngo yumve icyo umubwira. Bibiliya ivuga neza ko uri uw'igiciro cyinshi mu maso y'Imana, ititaye ku gutsindwa kwawe kwa buri munsi. Nubwo imibereho yawe ihora ihindagurika, yuzuye umujinya, uburyarya, uri interenganya, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Birashoboka rimwe na rimwe wumva nta muntu ugukunda, ababyeyi ntibakumva, mwarimu ku ishuri nta gaciro aguha, umugabo cyangwa umugore wawe nta kwitayeho, maze iyo mibereho ikakuvutsa amahirwe abandi bafite. Wenda nawe witakarije icyizere. Gusa ndagira ngo nkubwire ngo byaba ari byo cyangwa atari byo, Imana iracyagukunda, irakumva. No muri aka kanya uri gusoma iki gitabo, iri hafi yawe, yiteguye kugufasha. Mu maso yayo uri ntagereranywa. Mu binyejana byatambutse hafi y'intara ya Jorodani niho Yesu yahuriye n'umusore w'umutunzi, maze aramukunda. Yarebye cyane mu mutima we intambara yarwanaga nazo, aremerewe, ari inzimizi, yarazimiriye mu itorero. Ubuzima bwe bwose bwari ubwo kubahiriza amategeko n'amabwiriza. Nuko Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, uzi ikibazo ufite? Ntukunda. Nta mwanya mfite mu mutima wawe, ahubwo huzuyemo gukunda ifaranga. Ufite ubushake bwo kubahiriza amategeko, ariko ntunkunda. Ubwo utankunda, uri kubahiriza inyuguti z'amategeko gusa. Ntibishoboka ko wakubahiriza amategeko ariko nta mwanya wampaye. Uzahora wumva
umworera munini mu mutima wawe, uzahora wumva hari icyo ubura. Reka nkugire inama mwana wanjye nkunda, jya mu rugo nonaha ukure urukundo rwawe ku by'isi, noneho maze ugire inshingano yo kunkunda, ugire ishingiro ry'ubuzima bwawe, maze uhere ko uzunkurikire. Bibiliya ivuga ngo nuko asubirayo yababaye cyane kuko yari afite ubutunzi bwinshi, mbega agahinda, yifuzaga ko yakwikundira amategeko, ibyo gukunda umwami ntubimubaze. Ariko se ni ukubera iki? Yumvaga ari byiza kugaragara neza kuruta kwitanga n'umutima we wose, maze akabyegurira Imana ntacyo yisigarije. Ahari aho wasanga uri kwirya icyaruti, Imana ishimwe ntabwo ndi umukire, ariko ni rimwe na rimwe ntabwo dukeneye gutunga byinshi kugira ngo dukingiranire Yesu hanze y'imitima yacu. Ese birashoboka ko nakunda umunyamakuru wa televiziyo kuruta Yesu? Ese birashoboka ko nakunda imikino runaka kuruta Yesu? Ese birashoboka ko nakunda inshuti, akazi, amasomo, maze bigatwara umwanya wa Yesu mu mutima wanjye? Ese birashoboka ko nakunda itorero ryanjye, amahame yaryo ndetse n'izina ryaryo nkabirutisha umwami Yesu? Reka mbabaze, ese ni iki twari dukwiriye kugira nyambere, kubahiriza amategeko cyangwa gukunda Kristo? Rimwe na rimwe twebwe abantu dukunze guhora twifuza ko abantu bakubahiriza amategeko kuruta uko bakunda Yesu. Inshuti muvandimwe, ntukwiriye kwibagirwa ko Yesu ahagaze ku rugi rw'umutima wawe akomanga yinginga agira ati, mwana wanjye mu mutima wawe. Hari icyo tudakwiriye kwibagirwa. Birashoboka ko umuntu yakubahiriza amategeko ariko Kristo atari muri we, ariko ntibishoboka ko umuntu yaba akunda Yesu by'ukuri ngo maze ananirwe kubahiriza amategeko. Ese ni iki dukwiriye kugira nyambere? Ni iki dukwiriye kugira intego yacu yibanze? Abantu nibaramuka bakunze Yesu n'umutima wabo wose, ntibazigera bakora ibintu ibyo ari byo byose bibatandukanya kandi bibabuza umucunguzi wabo bikamubabaza. Ku bw'ibyo ubuzima bwabo buhora buhesha Imana icyubahiro. Ese wabuze impamvu abizera benshi babaho ubuzima butishimye? Kubura urukundo rwa Kristo. Bamwe tuba mu itorero kuko twumvise amahame yaryo maze imitima yacu ikorwaho. Abandi twize ubuhanuzi maze budutera ubwoba, nuko ubwo pasiteri yahamagaraga bihana tuza imbere. Bamwe turi mu itorero kubera ko ababyeyi bacu bashaka ko ari ryo tubamo, cyangwa ndirimo kuko nshaka kunezeza umwana wanjye, inshuti yanjye, umukobwa cyangwa umuhungu wanjye, cyangwa ndirimo kuko ari igisebo kubaho ntagira idini. Abenshi turi mu itorero dufite impamvu zitandukanye zitubeshejemo, atari urukundo dukunda Yesu rutubeshejemo, ku buryo twavuga tuti sinshobora kubaho ntafite Kristo. Umudamu usheshe akanguhe yaransanze, nuko arampamagara ati, pastor, hashize imyaka 60 nshatse, ubishaka wabaza umugabo wanjye, nabayeho ndi umugore mwiza pe, nkora ibikwiriye byose umugore mwiza akwiriye gukorera mu rugo, ariko sinigeze numva nishimye. Kubera iki? Sinigeze numva nkunze umugabo wanjye pastor. Nuko no gutangara kwinshi ndamubaza nti, kuki wamushatse? Nuko arambwira ati, ubwo nari nkiri muto ntabwo twihitiragamo abagabo, ahubwo twahitirwagamo n'ababyeyi. Umunsi umwe papa yaraje arambwira ati, mukobwa wanjye, mu mezi 2 agiye kuza tuzagushyingira umusore w'umugabo w'inshuti yacu magara. Ibyangombwa byose byari byarateguwe, maze habura iminsi 2 ngo ubukwe butahe, mpura n'umusore twari kuzabana. Sinigeze mukunda na gato, ariko narashyingiwe kuko nagombaga kubaha ababyeyi. Ubuzima bwanjye bwose nabaye umugore mwiza mu rugo, ariko sinigeze nishima na rimwe. Ese birashoboka ko twabaho ubuzima bwishimye kandi tubana n'umuntu tudakunda? Birashoboka ko twagereranya umubatizo n'umuhango w'ubukwe wo gushyingirwa na Yesu? Abakristo benshi bashobora kuvuga bati, mwami, ndi mu itorero, narabatijwe,
mu myaka 10 cyangwa 15 itambutse. Muri ino myaka yose nabayeho ndi umukristo mwiza wubahiriza buri kimwe cyose itorero risaba. Nyamara sinigeze nishima na gato. Kubera iki? Ntibishoboka ko twakwishimira kubana n'umuntu tudakunda. Biroroshye kubana n'umuntu ukunda. Ibaze nawe uko byajya bigenda nta rukundo na rutoya umufitiye. Ntabwo ibyishimo byacu byazanwa nuko twavukiye mu itorero cyangwa ngo bizanwa nuko abo tubana, abo twizera kimwe cyangwa abavandimwe bacu babiduhatiye. Ibi byose nta na kimwe bivuze mu gihe cyose udafite urukundo rwa Kristo. Mabwaje Kristo buzahinduka irimbukiro n'umutwaro udashobora gutwarwa. Kugerageza kubaho imibereho yejejwe kuko twabatijwe kubahiriza amategeko amwe namwe kugira ngo tugire abo tunezeza, nibwo buzima bubi tuzajya twiberamo. Buri gihe tuzajya duhora twumva dushaka kuva muri ubwo buzima. Tuzajya duhora twumva ibyo gusenga twabivamo. Uko tuzajya dutekereza ko ntawe utubona, tuzajya dukora amahano. Amabwiriza yose y'itorero, ibyo twifuza kureka byose, ibyo twifuza kwiga byose, byose bizagira agaciro Yesu naba ari we mugenga w'imitima yacu. Ntabwo isengesho ryacu rikwiriye kuba ngo Mwami mfasha nubahiriza amategeko yawe, ahubwo rikwiye kubiri ngo Mwami mbashisha kugukunda n'umutima wanjye wose. Umutware w'umutunzi yasubiranye umutima wuzuye agahinda kandi ntiyongeye kugaruka. Yifuzaga kuba umwizera w'itorero, ariko ntiyifuzaga kwegurira umwigisha we mukuru Kristo umutima we. Iyi ni inkuru dukesha umupasitoro wo muri Amerika y'Amajyepfo witwa Alejandro Baro, akaba yaratwandikiye inkuru nziza. Nzakomeza kukugezaho inkuru nk'izi zitandukanye. Niba wakunze izi nkuru, wandike muri komenti, wandike kunezerewe cyangwa unejejwe nabyo, ukore subscribe, ukore share, iyi nkuru igere ku bandi. Ngufitiye izindi nkuru nyinshi nziza cyane zanditswe n'uyu mupasitoro witwa Alejandro Baro, kandi ngufite n'izindi nkuru zitandukanye zinejeje. Mbese nawe waba warazimiriye mu itorero? Yesu aragukunda, Yesu arankunda, Yesu aradukunda. Reka dushime Imana yabanye natwe muri uyu mwanya. Reka dusenge. Yesu mwiza, turagushimye ko dukunda, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri aka kanya urakoze yuko utwigishije tukabona ko tutabasha kugira icyo dukora ngo kitunezeze turamutse tutagukunda. Uduhe urukundo hagati yacu nawe, maze dukundane nk'inshuti, inshuti magara. Bizatuma dushoboza kukumvira. Twizeye ko ubiduha kuko wabisezeranye, kubw'urukundo dukunda, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.